Maldives ni igihugu giherereye mu nyanja y'Ubuhinde mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, kikaba kigizwe n'ibirwa byinshi bito bito biri ku murongo muremure hagati y'Ubuhinde na Sri Lanka. Nubwo ari igihugu gito mu buso, kizwi cyane ku rwego mpuzamahanga kubera ubwiza bwacyo nyaburanga, amazi asukuye cyane, inyanja ifite ibara ry'ubururu butangaje ndetse n'amahoteli y'akataraboneka yubatswe ku birwa byihariye. Buri mwaka miliyoni z'abakerarugendo baturuka impande zose z'isi basura Maldives kugira ngo baruhuke, bakore ubukerarugendo bwo mu nyanja cyangwa bizihiza ibihe bidasanzwe nk'ubukwe n'ibiruhuko. Ni ahantu abantu benshi bajya batagiye kuhafatira amafoto gusa, ahubwo bagiye kuhandikira amateka mashya y'ubuzima bwabo. Hari abaza baje kwizihiza honeymoon, hari abaza baje kwizihiza igihe bamaze bakundana cyangwa babana. Maldives ni igihugu kitarangwa n'urusaku n'imivundo, nta pressure, harangwa n'umutuzo w'inyanja n'umuntu umwe iruhande rwawe ufite agaciro gakomeye kurusha abandi bose. Amahoteli yubatswe hejuru y'amazi no munsi yayo. Abatembereye Maldives bavuga ko igihe kiba kigenda gahoro. Maldives ikunzwe kubera ko abahatembera bahamya ko bumva urukundo rwabo rutuje kure y'urusaku rw'isi. Abakundana benshi bifuza gutemberera Maldives. Ni igihugu kigizwe n'ibirwa birenga 1000 n'umwihariko w'amahoteli na resort zihenze. Ni ahantu haturanwa n'abantu bakize, ibyamamare n'abantu bifite bashaka ahantu hatuje. Maldives izwi cyane ku mazi asukuye, aho ureba ibinyabuzima biri mu nyanja n'amaso yawe. Niyo mpamvu Maldives yitwa Paradizo yo ku isi. Umucanga waho uba woroshye ku buryo uba wumva uri nko gukandagira mu ifu. Ushobora kubona amafi y'amabara menshi n'ibinyabuzima biri munsi y'amazi. Nubwo Maldives ari ahantu hahenze cyane, umubare w'abahasura buri mwaka uriyongera. Maldives hari amahoteli afite resitora n'ibyumba munsi y'amazi. Amafi manini n'utunyamasyo biba byambukiranya hejuru y'icyumba cyawe cyubakishijwe ibirahure bikomeye. Abaturage ba Maldives baba batuye hakurya ku nkombe z'inyanja, batunzwe no kuroba ndetse n'ubukerarugendo. Nta modoka nyinshi zihaba, nta mihanda myinshi haba nk'uko mu yindi mijyi biba bimeze, kuko ingendo nyinshi zikorwa n'ubwato. Iyo ugeze Maldives uhindura uburyo wabonagamo isi. Ni igihugu kigaragaza ko Paradizo itaba mu nzozi gusa, ahubwo ishobora no kuba ku isi. Njye mugiye kubana The Angel Michael. Amateka ya Maldives afite imyaka irenga 2000. Abahanga mu mateka bavuga ko abaturage ba mbere bahatuye baturutse mu Buhinde no muri Sri Lanka, bazanywa hanini n'uburobyi n'ubucuruzi bwo mu nyanja. Kubera ko iki gihugu giherereye hagati y'inzira z'ubucuruzi, habaye ahantu hakomeye hacaga amato y'abacuruzi baturukaga muri Aziya, Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Mu bihe bya kera abaturage ba Maldives bakurikizaga imihango y'idini ry'Ababuda cyangwa se Buddhism. Nyuma mu kinyejana cya 12 Islam niryo dini ryabaye ryemewe n'amategeko, kandi kuva icyo gihe abaturage hafi ya bose ni Abayisilamu. Iyi mpinduka yagize uruhare runini mu mico, amategeko n'imibereho y'igihugu. Mu binyejana byakurikiyeho Maldives yagiye igira umubano n'ibihugu byinshi byakolonizaga isi. Abanyaportugal bageze muri icyo gihugu mu kinyejana cya 16, nyuma baza gusimburwa n'Abahorandi. Hanyuma Abongereza bagira Maldives igihugu kirinzwe. Nubwo cyari gifitanye umubano n'ubwami bw'Ubwongereza, cyakomeje kugira ubuyobozi bwacyo bw'imbere mu gihugu. Tariki ya 26 Nyakanga 1965 Maldives yabonye ubwigenge busesuye. Mu 1968 ubwami bwararangiye, igihugu gihinduka repubulika. Mu myaka yakurikiyeho cyakomeje guteza imbere ubukerarugendo, uburobyi n'iterambere ry'ibikorwa remezo, bituma kiba kimwe mu bihugu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi. Maldives igizwe n'ibirwa bisaga 1000, ariko abaturage batuye ku birwa bike gusa. Ibi birwa biri mu matsinda yitwa atolls, akaba ari impeta z'amabuye ya korali zikikije inyanja. Nicyo gihugu kiri hasi cyane ugereranyije n'ubutumburuke bwacyo, kuko ahantu henshi buri munsi ya metero 3 uvuye ku rwego rw'inyanja. Umurwa mukuru wa Maldives ni Male, ari nawo mujyi munini kandi uhuriramo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'ubwikorezi. Ikintu cya mbere gitangaza umuntu ugeze muri Maldives ni amazi y'ubururu asukuye cyane. Ushobora kubona hasi mu nyanja kubera ko amazi
abakeye kandi adafite umwanda. Ibi bituma abantu benshi bakunda koga no kureba ibinyabuzima byo mu mazi. Maldives ifite inyanja z'umucanga w'umweru woroshye cyane, ibiti by'imikindo bitatse inkombe, ndetse n'izuba rirashe cyangwa rirenga rikora amashusho meza cyane. Benshi bahafatira amafoto y'ubukwe, amafilme, ndetse n'amatangazo yamamaza ibigo bikomeye. Mu nyanja za Maldives habamo amoko menshi y'amafi, inyenzi zo mu nyanja, utunyamasyo, dolphin fish, whale sharks, manta rays n'ibindi binyabuzima bituma iba kimwe mu hantu heza ku isi ho gukora scuba diving na snorkeling. Hari kandi ibirwa byinshi bifite amahoteli yubatswe hejuru y'amazi, overwater villas, aho abashyitsi baba bareba inyanja bavuye mu cyumba cyabo cyangwa bakamanukira mu mazi baciye ku muryango w'icyumba. Hari impamvu nyinshi zituma iki gihugu gisurwa cyane. Gifite ubwiza nyaburanga budasanzwe budakunze kuboneka ahandi ku isi. Amazi yacyo aba asukuye kandi atuje, bigatuma habera ibikorwa byinshi byo mu nyanja. Amahoteli yo ku rwego rwo hejuru atanga serivisi zidasanzwe. Ni ahantu hakunzwe n'abashakanye bajya kwizihiriza ukwezi kwa buki. Ikirere cyiza gituma ubukerarugendo budahagarara. Umutekano n'ituze bikurura abantu bashaka kuruhuka. Hari ibikorwa byinshi nk'ubwato bwo gutembera, kuroba, diving, snorkeling, SPA n'imikino yo ku mazi. Abafotora n'abatunganya amashusho bahakunda kubera ko ari ahantu heza hatanga images nziza. Ubukungu bwa Maldives bushingiye cyane ku bukerarugendo. Igice kinini cy'amafaranga igihugu cyinjiza gituruka ku bukerarugendo, basura amahoteli n'ibindi bikorwa by'ubukerarugendo. Ikindi gikorwa gikomeye ni uburobyi, cyane cyane ubwa tuna bwoherezwa mu bihugu byinshi byo ku isi. Mu myaka ishize, igihugu cyashyize imbaraga mu kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo burengera inyanja n'ibinyabuzima biyirimo. Nubwo Maldives ari igihugu cyiza cyane, gifite imbogamizi zikomeye. Kuba kiri hasi cyane ugereranyije n'urwego rw'inyanja, bituma cyugarizwa n'izamuka ry'amazi riterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Hari impungenge ko mu myaka iri imbere bimwe mu birwa bishobora kwibasirwa n'isuri cyangwa amazi akabyuzura. Niyo mpamvu igihugu gikomeje gushora imari mu kubaka inkuta zirinda inkombe no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima byo mu nyanja. Maldives ni kimwe mu bihugu bifite ubwiza nyaburanga budasanzwe ku isi. Amateka yacyo agaragaza urugendo rurerure rwaturutse ku bucuruzi bwo mu nyanja, ihinduka ry'idini, ubukoroni no kugera ku bwigenge. Muri iki gihe kimaze kuba kimwe mu bihugu bikomeye mu bukerarugendo kubera amazi asukuye, inyanja nziza, amahoteli agezweho n'ituze bihafasha kwakira ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi. Nubwo gihanganye n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, gikomeje kuba kimwe mu hantu hifuzwa cyane n'abashaka kuruhukira ku nyanja no kwibonera ubwiza bw'ibirwa byo mu nyanja y'Ubuhinde. Reka dusoreze aha. Jye na Angel Michael, dusubire mu biganiro byacu bitaha. Hasta la vista.